Muraho neza tubahaye ikaze nk'ibisanzwe kuri Mubwire TV. Ushobora kuba uri mushyashya ukibaza ngo niki tubwira abantu. Nta kindi kintu tubwira abantu, ni ukubabwira ko ari beza, ni ukubabwira ko tubakunda, ni ukubabwira ko tubashimira, ni ukubabwira ko ari ingenzi. Nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi mu buzima barababaye, imitima yabo yababajwe n'amagambo mabi babwiwe n'abantu, nta cyizere bagifite cyo kuryoherwa n'ubuzima kubera umubabaro w'ijambo. Twaravuze ngo ni iki twakora, ese ni iki twebwe twazana muri sosiyete cyakongera kuzana uburyohe mu bantu, cyakongera gutuma abantu bishima. Naho rero twazanye icano yanyu yo kubwira abantu, kubabwira ko ari beza, umushimire. Buri ntambwe yose umuntu agezeho usanga ari amaboko ayiri inyuma, usanga ari umuntu wagufashije, usanga ari umuntu waguteye inkunga. Uwo muntu rero witeganya kuzamushimira no kuvuga ibigwi bye no kuvuga umumaro we mu buzima bwawe ari uko atagihari. Ugasanga umuntu uramushimira ari uko yavuye mu buzima, yapfuye cyangwa se nta kibasha kumva, urarira uvuga ati uyu muntu yaramfashije. Ibyo rero tubirwanye tubwira abantu ngo muri beza, tubabwira ngo turabakunda, tubabwira ngo turabashimira. Nta kindi muzumva hano, nta yindi nkuru, niyo kuvuga ibyiza, twereka abantu urukundo, inkuru zo kubereka ko tubakunda, inkuru zo kubereka ko tubashimira. Tubahaye ikaze rero, turabasuhuje aho muri hose. Nawe ufite umuntu dushaka ko dutungura, ufite umuntu dushaka kubwira ko tumukunda, ni ibyo dukora rwose, nta bindi, nta nkuru zabiracitse. Rero tubahaye ikaze kandi tubashimira abantu mukomeje kubana natwe, abantu mukomeje gukora subscribe, abantu mukora share, abantu muzana abantu kugira ngo bumve inkuru nziza, abantu bumva ibyiza biva mu bandi, abantu bashimira abandi. Tubahaye ikaze rero, twabasuzaga tubabwira ngo twishimiye kubana namwe, twishimiye inkunga yanyu, twishimiye ibitekerezo byanyu, turabashimira, muri ingenzi. Muri ingenzi mu buzima bwacu, muri ingenzi kuri Mubwire TV, muri ingenzi muri sosiyete. Umuntu wese utanga umusada wo kuvuga ibyiza no gukora ibyiza. Mbere ko rero dutangira ikiganiro cyacu uyu munsi, reka twamamarize abantu bacu, inshuti zacu ziba zikora ibintu byiza, nabo tubabwira ko bakora ibyiza, nabo tukabashimira. Ushaka kudodesha imyenda yawe myiza, ushaka kwambara neza, ufite civile, ufite ubukwe, ushaka amarido, ufite iminsi mikuru y'abana, ugashaka kudodesha imyenda byihutirwa, waba uri hanze y'u Rwanda cyangwa uri mu Rwanda, ukeneye umwenda mwiza ndetse ukeneye umutayeri uzaguhera umwenda ku gihe. Murabizi ko abatayeri benshi harimo abatari inyangamugayo, bamwe na bamwe. Ubwo rero uyu ni inyangamugayo, igihe yaguhaye aracyubahiriza. Akorera mu isoko rya Nyarugenge, uramuhamagara kuri 0788 50 95 73. Yitwa Grace, cyangwa ukamwandikira kuri WhatsApp ukamubaza ngo nkeneye uyu mwenda, ese byagenda gute, cyangwa ukamwereka ifoto, ese ni igiki cyambere. Grace abigufashamo kandi Grace yubahiriza igihe. Hanyuma rero ushobora kuba ushaka kwambara neza imyenda ya caguwa. Abantu benshi baravuga ngo imyenda myiza yarabuze, caguwa ntizikiboneka, ariko irahari. Ufite ibirori, ufite ubukwe, ufite imibatizo y'abana, ukeneye kujya mu kazi wambaye neza, ukeneye imyenda myiza gusa neza, Nunu aragufasha. Nunu akorera muri Chic, winjire ku muryango wa Access Bank, umuryango ukurikiyeho niho Nunu akorera. Nunu wamuhamagara kuri 0788 70 88 Nunu wamwandikira no kuri WhatsApp ukamusobanuza, ukamubwira nkeneye ibi n'ibi n'ibi, Nunu aragufasha. Nawe ni inyangamugayo kandi atanga imyenda myiza. Hanyuma rero ukeneye kugura imodoka nziza, imodoka z'ama hybrid, imodoka zijyanye n'igihe, imodoka zisobanutse, nta wundi muntu nawe wabigufashamo ni Fabiola. Fabiola ku mamodoka arayacuruza, amamodoka meza, amamodoka ajyanye n'igihe. Uramwandikira nawe cyangwa ukamuhamagara kuri 0788 98 097. Fabiola ibijyanye n'imodoka aragufasha byose, ibyo wibaza aragufasha. Hanyuma rero umaze kubaka inzu, ukeneye jardin, ukeneye amavaze meza, ukeneye umuntu waza mu ndabo zawe zikamera neza, zishobora no kuba zarapfuye. Hari abantu bagera mu ndabo, burya ngo indabo zikorana n'abantu bafite umutima mwiza. Hari abantu bagera mu ndabo zigapfa, ariko hari abantu bafite impano yo kwita ku majardin, bakora ku ndabo zigakura, amavaze meza, akaza akakubwira ngo aya mavaze ajyanye wenda n'amarangi yawe, izi ndabo nizo zijyanye n'i jardin, ibi biti ibi n'ibi nibyo byiza. Uwo ni Yvette. Yvette aragufasha kuri 0788 65 12 58. Yvette nawe uramwandikira ukamubaza ngo nkeneye jardin, nkeneye vase, nkeneye imiteguro y'indabo, byose Yvette arabigukorera. Hanyuma rero abakeneye kurya neza, ibishyimbo byiza, ibishyimbo murabizi ko ari ibiryo byiza kandi bitera imbaraga. Namwe mwanyandikira, ngewe ncuruza ibishyimbo, ndanabiranguza, aho waba uri hose ibishyimbo byakugeraho. Ibyo waba ushaka byose ndetse ubwoko bwose waba ushaka, ibishyimbo byiza byizewe birahari. Murakoze.
Baye ikaze rero twamamarizaga abantu nawe ushaka ko twamamariza ufite ibikorwa ukora kandi byiza birimo ubunyangamugayo nawe turakwamamariza turavugana tukakwamamariza bikagera ku bantu benshi abadukurikira bakamenya n'ibikorwa byawe. Uyu munsi rero turi ku tuntu n'utundi. Uyu munsi natekereje ndavuga ngo reka nze noneho tuganire ku tuntu n'utundi dufate impande zose nkuko ari mubwire nkuko dukangurira abantu kuvuga ibyiza. Nk'abantu abantu bakeneye kubwirwa neza, abantu bakeneye amagambo meza. Nimba hari ikintu kibabaza ni ijambo ribi, noneho ijambo ribi uribwiwe n'umuntu utatekerezaga, ijambo ribi ubwiwe n'umuntu wari wizeye. Hari igihe umuntu uba umwizeye mufitemo kubona ko umuntu atagutenguha, urugero ugasanga ni nk'inshuti yawe, urugero ugasanga ni nk'umubyeyi wawe, urugero ugasanga ni umwana wawe cyangwa ni umugore wawe cyangwa ni umugabo wawe cyangwa ni inshuti cyangwa ni umuntu mukorana. Icyo gihe rero iryo jambo rirababaza ndetse biba binagoye ko iryo jambo ripfa kwibagirana. Usibye ko ijambo ribi burya ridashobora kwibagirana. Akenshi abantu muzarebe bibagirwa ibyiza, ntibabyibuka cyane cyangwa babiha agaciro, ariko amagambo mabi usanga ari abantu bibuka, ari abantu bavuga, ari abantu mbese bameze nk'aho bamamaza. Tutanagiye kure mugiye no ku social media usanga ibintu bihari cyane cyane ni inkuru zitari nziza, ni ibyabaye ku muntu, ni amateka ye yahahise yagaruwe muri iki gihe. Ugasanga rero inkuru amagambo atari meza wenda umuntu yavuze ayo magambo aragarutse aje kuba nk'ikisi nk'igikomere cyangwa kwibutsa umuntu kuyamutonekesha cyangwa kwibutsa umuntu amateka ye. Ariko ikintu mbabwira ijambo ntago rijya ryibagirana. Burya kugira ngo ubwire umuntu ikintu kibi usiko wanamukubita kuko inkoni zirakira akibagirwa. Usibye ko ntabakangurira kurwana, ni urugero mbahaye rwo kubabwira ngo ijambo ntiryibagirana. Rero kugira ngo ujye uvuga ibintu bibi uhubuke ubwire umuntu ijambo, uhubuke ikintu utatekereje neza ukibwira umuntu kimube mu mutima, akibike abane nacyo kimukuremo, ejo n'ejo bundi usange arakikwibutsa kandi utanabyibuka wenda wabivuze uraho wikinira, ugasanga icyo kintu kimuteye igikomere, kimuteye ubwihebe, kimuteye gucika muri sosiyete. Uravuze wenda ubwiye umuntu ngo wese ntago uri uw'umumaro, nta gaciro ufite. Satani nawe akagenda agagara kuri rya jambo, umuntu akamwemeza ko nta gaciro afite. Ugasanga umuntu mwaramubuze muri sosiyete, ugasanga umuntu mwaramubuze mu muryango, ugasanga umuntu mwaramubuze mu nshuti. Kubera iki? Hari umuntu wagiye aramukomeretsa, aramubwira ngo nta mumaro ufite, wowe se ninde wagukenera, wowe se ninde wagukunda, wowe se hari ibitekerezo bizimugira. Kera abantu bakundaga kujya bavuga, hari n'indirimbo yabivuga ngo umukene ntagira ijambo, umukene nta ruvugiro nyine afite, umukene ntabwo agira umuryango, umukene nta muntu umwitaho. Ugasanga kuko umuntu nta bushobozi afite ameze nk'aho nyine ibyo nabyo bimuhaye kubera ngo warabyibutswa, kubera ngo ntacyo ushoboye. Wese wakora iki? Ibi ntabyo ushoboye, uri uwo gusesagura, uri uwo kwangiza gusa. Icyo gikomere kikagenda kikamuha mu mutima, yagera koko nawe akumva nta kintu ashoboye koko, bikazagera koko nawe akumva ko ntacyo ashoboye n'icyo yari ashoboye gukora. Akavuga ati se ndagikorera iki se ko ntacyo nshoboye? Ndagikora se ngo bakimenye? Ndagikora se ngo kibonwe nande? Ndagikora se ngo gitange uwe musaruro? Nyine ko nta kintu nshoboye, ndaho nyine ntacyo nshoboye. Uko kuntu bavuze ko ntacyo ashoboye nyine nawe bikamumugaza. Kandi kubera iki rya jambo rero tubwira abantu amagambo meza. Aho wabonye ko adashoboye hari ikindi ashoboye. Icyo wabonye adashoboye uyu munsi ejo yagishobora, ejo yagishobora. Uyu munsi ushobora kuvuga ati turamutumira mu muryango se ni iyihe nkunga agira, turamutumira mu nama z'ubukwe se ngo azatwerere, turamutumira mu nama z'umuryango se ngo azatanga igitekerezo. Uriya ninjije nta bitekerezo agira. Kandi uwo muntu witinjije ngo nta bitekerezo afite, aritunze, yibeshejeho, afite abana be abeshejeho n'umuryango we, afite n'imbaraga ze ku gihugu, afite umusanzu atanga ku gihugu cye. Ariko wowe bitewe na situation ari mu uwo mwanya ugasanga uvuze iryo jambo ngo nta kintu ngo ashoboye, nta kintu nyine amaze, nta kintu. Ayo magambo ni mabi. Ikindi kintu akenshi nabwira abantu bakunda nko gukeka,
gukeka ni nko gutekerereza umuntu, ugasanga umuntu akenshi usanga abantu bavuga ngo umukobwa wenda mwari inshuti n'abandi bakobwa bakavuga ngo uyu muntu iyo yashatse uyu mukobwa iyo yamaze gukora ubukwe ntiyongera kuboneka, ntiyongera kubonana n'abantu, ntiyongera nyine kugaragara muri sosiyete. Ugasanga abantu baravuze ngo ntago nyine azongera kuboneka na kubera ahugiye mu rugo rwe, kubera niko bameze, niko abantu bashatse bamera. Ugasanga uwo muntu abantu baramutekerereje cyangwa baramukekeye ngo yewe ngo yaragafashe, wego kuri ase aracyo twikoza se yabaye umukire, uriya nta kitugenderera, uriya nta kituvugisha. Kandi mu by'ukuri uri kwemeza ibyo bintu ntiwamugendereye. Aho inama ihari, genderera umuntu. Nimba umuntu yari inshuti yawe ukabona yarahindutse, ukabona nta kiguhamagara, nta kigusura, mwahuriraga muri groupe runaka nta kiboneka, mwahuriraga mu muryango nta kiboneka, mwahuriraga mu rusengero nta kiboneka, mugenderere. Apana kubura aho ngaho ngo uhite wemeza ngo uyu muntu ngo impamvu ngo ataboneka ngo yaragafashe ngo bagone ngo buriya yabaye umugore ngo umva ngo ntago ushaka kubabona ngo uzise ngo azongera kuboneka, ngo ahantu twahuriye ngo ntago azaza, ngo muzamubwira ko atazaza, muzamubwira ko atanga contribution. Ashobora kuba ataje kubera ko nta tike afite, ashobora kuba ataje kubera kuvuga ngo bazagira ngo abantu baranshyigikiye. Murabizi umuntu agiye gukora ubukwe abantu baramushyigikira, bakamwitaho, bakamufasha muri za bridal shower, yabyara bakamusura, bakamuhemba. We noneho bitewe wenda n'ubukene arimo cyangwa situation yatirimo, ashobora no kuba adafite ubukene ariko adafite uburyo bwo kugenda. Ugasanga abantu baramucirura imanza, nta kiboneka, nta kita ku bantu. Uriya yagezeyo yaragafashe, noneho kubera ati aho yaguriye iriya modoka nta kiboneka, nta kibonana, aho yimukiye muri iriya etaje nta kiboneka. Yakwikoza se, yakwitaho se? Nshuti yanjye, mbere yo gushinja umuntu ikintu, mbere yo kwemeza ikintu ngo uvuge ngo umuntu iki kintu iki n'iki bimeze gutya, banza umenye amakuru ye, mwegere, muhamagare, mubaze ati se kuri inshuti yanjye wabaye iki? Ese ni igiki cyaguhinduye? Muribuka hari umuntu watwigishije mu kubaka umuryango, atubwira ngo iyo umuntu agiye kubaka urugo nyine ni ukubaka, ubuje n'undi mukazana n'umugabo mwese mukubaka. Hari igihe rero yasanga aho yaragiye kubaka yarasanze bageze kumena beto, kubaka nyine ibintu bikomeye, bikaba byaramukomereye, bikaba byaramubereye nyine ikintu ku mutima, byamuhejeje aho ari mu bwigunge. Kandi wenda akeneye abamusura, akeneye abamuganiriza, akeneye abamuba hafi, akeneye umubaza ati ese wabaye gute, ese wabaye amahoro, ni iki cyaguhinduye? Apana kujyaho ngo uterereyo. Nimba umuntu uko kumukunda byanyabyo, nimba umuntu ari inshuti yawe, nimba umuntu ari umuvandimwe wawe, apana kuvuga uyu muntu ntago tumwitaho, ntago uyu nguyu naduhamagara tuzitaba ibirori bye, uyu muntu nta muntu uzamushyigikira mu muryango kubera ko ntajya yitabira ibintu by'umuryango. Wabanje kumenya impamvu atabyitabira. Ese wamugezeho? Ese waramubwiye ko ufite uburyo bwa transport, ufite uburyo ugera wamugezaho mugiye guhurira? Waramuhamagara muteguza uramubwira ati uyu munsi nzaza nkunyureho tujyane, tuzongera tunatahane? Wumve ko wenda avuga ngo sinzaboneka. Nge ibintu mbabwira hari ibintu bimwe na bimwe ubusanga biri muri society bamwe na bamwe. Genze umuntu wari ufite ubukwe, afite ubukwe rwose mu gihe agiye kubwira abantu tereka ubwo surira tuzabwira umuryango gute ko ari uwahe, ko batamuzi? Tuzabwira abagabo bacu ngo bamutwerere gute ko atazwi, ko nta muntu umuzi, ko atajya yitabira? Kandi se yari kwitabira gute? Yari umushomeri, nta kazi yagiraga, yabonaga bamwe mu muryango we n'abasirimu, barasobanutse, barasa neza, bambaye neza, barahumura neza, araza n'inkweto zacitse, araza n'ibirenge, aturuke wenda nka hehe ahantu kure, tuvuge wenda uturutse nko ku Ruyenzi n'amaguru, uje Kicukiro n'amaguru, aho hantu wahagera usute? Bikaba ngombwa ko amera nk'umuntu wiheje. Igihe Imana imwibutse ikamuha umuntu rero mwita wenda iki, akaba agiye gukora ibirori, ugasanga umuntu aravuze ngo uyu muntu sinzamushyigikira, uyu muntu situzamuba hafi kubera ko tutajya tumubona. Nibanze umenye ngo ni iyihe mpamvu yatumye utabona umuntu. Ibyo bintu mbabwira bikunda kubaho cyane, bikunda kubaho. Ugasanga umuntu agiye kuza nko mu muryango, abantu bamukundaga akiri umukobwa wenda cyangwa ni umuhungu, ni umukwe wanyu, mwamukundaga, ni umukazana wanyu, Mana we mwaranamusengeye, uyu mukazana naza mu muryango wacu tuzashima Imana. Arahageze, mu kuhagera aje nyine kubaka, wenda asanze ahari hageze ni ukuzitira urugo, kandi urugo bazaruzitirisha iki? Wenda nta bindi bintu bazitirisha, ni imifatango cyangwa ari senyenge. Izo senyenge guhangana nazo aracyarwana nazo, ntarazumva, ntaraziyakiramo. Wowe rero ugiye aho
yarirase yabonye umugabo arirata uriya ataramubona se ko yatuvugishaga uriya ibi n'ibi natwe tujyayo akadusuzugura tujyayo ntatwiteho tujyayo ntatwereke urukundo tumureke tugire gute ugasanga mwubatse urusika hagati yanyu n'uwo muntu muramurakariye namwe aribaza se aba bantu ko batansura abantu se ko batangira abantu se ko batambaza n'amakuru we akeneye umuntu umubaza amakuru akeneye umuntu umwita bitewe n'iki araremerewe yikoreye umutwaro urenze ububasha urenze ubwenge urenze imbaraga ze akeneye umuntu uvuga ngo nambe hafi nanyiteho nanyumve namwe muraho muvuga ngo umuntu yarirase ntiyatwumva ntajya gute ibyo rero mbibabwiriye iki mbere gushinja umuntu nimba umuntu ari inshuti yawe nimba umuntu ari umuvandimwe wawe nimba umuntu mwaravuganaga ukawubona butavugana ibi bikunda kubaho n'abantu bari hanze ugasanga ngo bariya batarajya hanze twaravuganaga babonaga umwanya uzi abantu bo hanze ukuntu bakora uzi ukuntu bahemberwa ku masaha bariya batarajyayo baratwitaga dore bataragafata none baratuvugishaga bakatwohereza n'ako kadolari none nta kintu bakiduha ubuzima uzi bameze gute pastor niwe wiruka kutubwira ko ari n'abantu bari hanze badafite ubushobozi nabo basaba cyangwa ugasanga bariyo abantu binani bo basapotinga n'urugero bamwe na bamwe bwenda akeneye support yina bamwohereza na telefone ntarabona ubuzima aracyashakisha ugasanga n'umwene wanye ko ntumuvugisha ntumwitayo ngo kubera ngo umuntu yarakize ese wabikuye ko yakize wakuye hehe ko yagafasha bitewe n'iki n'imyumvire dufite rero aho kugira ngo ujye utekerereza umuntu tera intambwe nimba utangiye kubona umuntu ugenda umubura ibyo biri no mu bimenyetso bigaragaza abantu bafite agahinda gakabije umuntu kuba abuze aho yabaga nimba umuntu atangiye kugenda ava no mu nzu y'Imana nimba umuntu atangiye kugenda ava muri societe nimba umuntu atangiye kugenda mumubura mu nshuti ze mukamubura uwo muntu ahubwo akeneye kitabwaho muheke yamwiteho muhamagare umubaze bimeze gute ese biragenda ese wabaye amahoro baza umuntu wabaye amahoro uvuga amagambo meza wite ku muntu hari ibintu byinshi byiza wabwira umuntu hari ibintu byinshi wakorera umuntu akongera akagarura icyizere akabona yuko niyo yaba afite umuntu umuca intege umubwira ko ntacyo agezeho ntacyo ashoboye ntacyo azamara mwebwe nk'inshuti ze mukamuhagurutsa mukamwereka ko umuntu ashoboye mukamwereka ko umuntu ari uw'ingenzi ariko iyo mumutakaje naho ari yaratakaye ni hahandi umuntu musanga yarishwe n'agahinda gakabije ni hahandi musanga umuntu yariyahuye ni hahandi musanga umuntu atakikaraba atakibasha gusa neza kubera iki umubabaro uyu munsi rero numvaga nkeneye kubabwira ngo wicira umuntu urubanza wikwemeza umuntu ngo uyu muntu yarirase kuba agendera mu modoka sibyo bivuze ko afite amahoro yuzuye kuba arara muri etaje sibyo bivuze ko afite ibitotsi bituma asinzira kuba afite akazi sibyo bimwemerera ko kuba afite ako kazi gakemura ibibazo by'akazakemura n'iby'abandi kuba ari ntacyo abashije kugufasha si uko ari ubugome si uko ari ubugizi bwa nabi wiheraho umushinja uvuge ngo ibi bintu ibi ngo duhere kuri ibi uyu muntu yarirase oya banza umugenderere umubaza amakuru gerageza nimba umuntu atangiye kukwima umwanya nimba umuntu atangiye kugenda umubura gerageza umubwira uti ndashaka ko tubonana ese habaye iki ushobora no gusanga ko akunda abantu batera brag hari ijambo wamubwiye ritari ryiza rikagenda wakaribika byandi nabwiye ko ijambo ritibagirana warangiza ukazabaho ngo siguriya ngo yabaye ngo yarirase ibintu bye kandi waramubabaje hari ikintu wavuze wowe muri kumwe akakibika kikamubera iki kikamubera nk'igikomere kiraho kimubuza kukuvugisha kimubuza kugusura kimubuza kukwegera banza wisuzume unamugendere maze se ni igiki cyaguhinduye ese uri amahoro ese wabaye amahoro ese byakugendekeye bite hamwe no kumuganiriza hamwe no kumuba hafi hamwe no kumusura hamwe no kumwereka urukundo hamwe no kumuhamagara umubaza umuntu iyo umwitayeho agera akagufungukira akakubwira ngo ntago bimeze neza uyu munsi rero numvaga ndi babwira ayo magambo mwikwita kuvuga ngo umuntu yewe yagezeyo uyu muntu yishyizeho uyu muntu yariyemeye uyu muntu nta kituvugisha uyu muntu amaze kubyara ahugiye mu bana be ushobora no gusanga atari ibyo arimo ahubwo nawe akeneye umuntu umuha urutugu akarira akavuga ati umva ndaruhutse akeneye umuntu umuba hafi umuntu umusura umuntu umwereka ko amukunze kubera ko bitewe na situation arimo mbere gushinja umuntu rero ngo uvuge ngo uyu muntu byagenze gutya na gutya banze umenye amakuru ye ubanze umenye icyabiteye ubanze umugenderere ubanze umenye amakuru ye umube hafi hanyuma bizagenda neza hanyuma rero
twige kuvuga neza, twige kubwira abantu neza. Nimba waramutse muri mudumva udakeneye kuvuga neza, hari igihe umuntu agusuhuza akakubwira ati mwaramutse neza, ukabona muri se rimwe n'ibijya bibaho ugasuhuza umuntu akakwihora agasigara yivugisha yitotomba. Nimba wumva utameze neza wamugani icecekere akugira ngo uvuge ijambo rizakugiraho ingaruka mu bihe bizaza. Umuntu atazagucika akubwira ngo ni iri jambo iri niri wavuze. Twige kuvuga neza, tubwire abantu ibyiza, tubereke urukundo, tubabwire amagambo meza, kuko amagambo meza turayafite, kuko ibyiza abo bantu barabifite bibarimo. Nimba ari umunyantege nke, nimba adashoboye iki ngiki, afite ibindi bitatashoboye. Ese wowe ushoboye byose? Mbere yo guca umuntu intege, mbere yo kubwira umuntu ko nta kintu ashoboye, banza amaso yawe ujye uyareba ibyiza. Niwimika ibibi uzajya uhora ureba ibibi. Umuntu uzi ko ishatse kuvuga ngo umuntu ngo uyu muntu bakakubwira ngo uyu muntu arakwanga, ngo kanaka ngo arakwanga, ngo Silva arakwanga, ukaza nka mu gitondo ugasanga niramukiye nanjye simeze neza, ndi muri ya mudu yo guceceka cyangwa mfite ikintu cyambabaje, mfite ibintu binkomere, ukaza ugasanga nimereye gutya. Uhita ugenda ugakonfirima, uriya muntu koko uzi ko anyanga, uzi ko nagiye akansuzugura, uzi ko nagiye ntamvugishe, uzi ko nagiye akandeba nkajya mubaza gusa akansubiza. Uzi icyaneye guceceka wowe? Uzi ikintu naramukanye? Uzi ikibazo mfite? Warangiza wenda urugiye kwikubita ukagenda ugasigara ukagenda ugakongeza n'abandi bantu amagambo mabi kwa kodeni babwiye ngo arihuta. Uyu muntu ni mubi, uriya muntu asigaye yirata, arasuzugura, nagiye aransuzugura, nagiye arandeba, wagira ngo yarazi ko nje gufunguza. Kandi njyewe mfite wenda ndamutse nameze neza nanjye mfite ibinkomereye, ahubwo nkeneye umuntu uza akambaza umeze ute, urumva umerewe ute. Izo nshuti ni z'abantu bakeneye, abo bavandimwe nibo bakeneye, bakura muri famiye, bakura mu biro by'umuryango, bakifata bati tuzagenderera uyu muntu. Nimba umuntu mwaramubuze, nimufate mujye kumusura, mumubaza amakuru ye. Nimba ubona umuntu mu kazi ari guhinduka atakivuga neza, acecetse cyane, mbere yo kwifata yarirase kubera rero akimara gukora ubukwe yariyemeye, kubera rero buriya yabyaye yamaze kwirata, arumva umwana ari ibyo byishimo byo byanyuma atangiye kutwica. Oya, banza umakinge sure ko wa mugani ni icyo kintu koko cyatumye yigira gutyo, cyangwa afite undi mugogora, ahubwo akeneye, afite umutwaro akeneye abantu ko bamutura. Rero twige kuvuga ibyiza, tubwire abantu ibyiza, tubasure, tubamenye, tubagenderere, tubahamagare, tubereke urukundo. Umuntu numwitaho, umuntu numubwira ibyiza, umuntu numufungukira, nawe azagufungukira akubwira icyamuhinduye. Hamwe rero nibyo twebwe nta bindi tugambiriye. Ibyo byose ni ibituma kugira ngo tubwire abantu ibyiza, dukureho inzitizi izo arizo zose zatuma abantu batishima, zatuma abantu batabona ibyishimo. Mubwire ko ari mwiza, umubwire ko yambaye neza, umubwire ko asa neza, umubwire ibyiza bye. Apana kandi byo kubeshya, umubwire icyiza umubonamo, hanyuma bizamutera courage. Kandi turabasaba ko n'abandi bantu mwifuza, abantu mubona nyine bakeneye amagambo meza, bantu bakomeretse, tubatungure, tubabwire ibyiza, tubabwire ko tubakunda, tubabwire ko ari ingenzi, tubabwire ko ari umumaro muri sosiyete nyarwanda, tubabwire ko ari ababyeyi b'ejo hazaza, tubabwire ko abo bana bakomerekejwe n'amagambo mabi bari ku muhanda hari icyizere ko ejo bazaba abayobozi b'igihugu. Tubibabwire, tubareme icyizere. Ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Rero ndabashimiye cyane, mukomeze abumva koko tuvuga ibintu byiza, urarike n'abandi bantu babwira ati mujye muza kuri icano, ni amagambo meza, nta hahiye, nta twatwitse, nta matiku, nta muntu tuzibasira, ahubwo tuzavuga muri rusange. Turabakunda, mukore share, mukore like, comment, mukore subscribe, ndetse munatubwire, mutwandikire, mutubwire ngo uyu muntu tumutungure, uyu muntu tumubwire, uyu muntu akeneye abantu bamukunda, uyu muntu akeneye ko tumwereka urukundo. Tuzabikora rwose, hamwe namwe tuzagera kure. Turabashimiye rero, dukomeje tunabashimira abantu mudukunda, abantu muduha ibitekerezo, abantu muhora mutaryama muhora muvuga ngo mubwire TV nyine two noneho dukora ibi ngibi bigende neza, noneho twaguke. Ibitekerezo byanyu, inama zanyu, inkunga zanyu, amasengesho yanyu, byose turabibuha babahira, kandi muraba agaciro. Nge sinzarambirwa kubabwira ko muri ingenzi, muri abumumaro mu buzima bwanjye. Murakoze rero, ndabakunda, nimusangize ubu butumwa bugere kure, abantu bumva amagambo meza, abantu baruhuka imitima. Icyo ngicyo nicyo tugambiriye. Turabakunda.